Mu cyigisho kibanza twarebye uburyo ufunguza konti ya Google. Nizere ko buri wese yashoboye kwifungurira konti ye. Niba hari aho wasigaye cyangwa konti yawe ikaba itafunguwe, ushobora gusubira mu cyigisho kibanza. Niba kandi konti yawe yafungutse, tugiye noneho kureba ibice by'ingenzi bigize interface cyangwa irebero rya Gmail. Duhereye aho twari turi tumaze gufungura konti yacu, iyi niyo page igaragara buri gihe iyo winjiye muri konti yawe. Irebero rya Gmail rigenda rihinduka uko imyaka ije. Iri rikaba ari ryo mu mwaka w'ibihumbi 2013. Ariko niyo rihindutse ntirihindukaho ikintu kinini. Umwanya wo hejuru ugana ibumoso werekana serivisi zitandukanye za Google, ukaba wazikoresha wifashishije konti yawe. Serivisi uri gukoresha ikaba ibiri mu ibara ryera cyane kurusha izindi. Hano murabona ko Gmail ifite ibara ritandukanye n'izindi, bivuze ko ariyo turi gukoresha. Hasi hari ikirango kiranga Google. Hano hashobora kuba hari n'ikirango kiranga Gmail. Kikaba gikurikirwa n'umwanya wo gushakisha, ukoreshwa igihe ushaka kugera ku butumwa byihuse. Ukomeje ugana iburyo ubona amazina yawe. Hirya hakagaragara ifoto yawe igihe wayishyizeho. Ku ruhande gato rw'ifoto hagaragara ka mpande eshatu gato kareba hasi. Iyo ugakanze bakuzanira aho ushobora guhindurira ibiranga konti yawe, nko gukosora umwirondoro wawe no kuba wahindura ifoto. Hasi gato hari buto ya add account, bivuze kongera konti. Iyi buto ikaba ituma wandikisha konti ishamikiye ku yawe. Hirya yaho hari buto ya sign out, bivuze gusohoka. Ikaba ikoreshwa iyo ushaka kuva muri account yawe urangije ibyo wakoraga. Hano dufite menu iduha uburyo bwo kugera kuri Gmail ariyo turimo contact, hariho habitse aderesi z'abatwandikira n'abo twandikira, na task bivuze imikoro. Aha ukaba ushobora gukoreramo urutonde rw'imirimo ushaka gukora, Gmail ikajya ikwibutsa igihe cyo kuyikora kigeze. Aha hirya tukaba dufite imibare itwereka ubutumwa bwacu ko bungana n'amapaji buriho. Izi buto zikaba zifashishwa kwimuka ujya kuri page za kera ziriho ubutumwa wohererejwe mbere. Hirya yaho hari buto ya settings, bivuze igenamikorere. Akaba ari hano hahindurirwa imikorere ya konti yawe. Iyi buto ya compose, bivuga kwandika, ikaba ari ikoreshwa igihe tugiye kwandika ubutumwa. Hasi dufite menu za system ya Gmail zirebana no kwakira no kohereza ubutumwa. Kumenya menu uriho rero uyibwirwa nuko iba ifite ibara ritandukanye n'iry'izindi. Nka hano inbox bivuze ibyinjiye iri mu ibara ritukura, ikagira n'aka karongo kari ku ruhande nako gatukura. Iyo ushaka kureba izindi menu ukanda hahanditse more, bivuze ibindi, bakakwereka izindi menu. Iyo ugiye ku butumwa ukabuhitamo ukanze muri kano kazu kari imbere yabwo, ubona ubundi buryo bwo gucungamo ubutumwa bwawe. Hasi barakwereka umwanya Gmail iguha wo gukoresha, bakakwereka n'ubumaze gukoresha uko ungana. Ibi byose turabigarukaho mu buryo burambuye mu byigisho biri imbere.